sawa bivuze ngo ubu ngubu wakoresheje iminota 3 kwinjiramo no gusohoka ugiye kwa maestro n'uwango ugiye kwa maestro uraza nkagwa definition y'imodoka ubundi umunyeshuri mu bwenge imodoka igira ibirenge bitatu bitwaga n'amaguru abiri ibumoso mburiyaje agati feri buryo umuriro batsa bakandagira mburiyaje na feri ukaba kuri feri ugafata akaruga kiramo vitesse ukarekura mburiyaje gake gake imodoka agenda wongera umuvuduko wongera na vitesse ugabanya umuvuduko ugabanya na vitesse ujya guhagaruka ndagira mburiyaje na feri ukuramo vitesse uzanye imodoka usohoka iyo niyo definition y'imodoka ibyo bintu rero urumva ko mbivuga mu masegonda make cyane ariko uraza tukayikwigisha ukwezi mwongeye kwirirwa abakunzi ba Kigali 500 TV ngende pi wanyu kubanga bw'ibyuma turi kumwe na Niyo P wa Rwanda. Uyu munsi dufite vibe nyinshi cyane tukaba tugiye kubasesekazaho inkuru nziza cyane. Ni inkuru mwese mwari mwiteze, ni inkuru ikomeje kubica bigacika hano hanze. Uragera i Musanze ugasanga niyo nkuru, wagera i Rwamagana niyo nkuru, wagera Kigali niyo nkuru. Mbese inkuru tugiye kuyibasesengurira neza. Kuri kamera za Kigali 500 rero tukaba twoherejeho umuntu bita Hassan Nyawe ndetse n'umuntu bita Segwe Director Segwe cyangwa se Segwe Pro. Segwe Pro. Niyo P. Ese iyi nkuru iyo yumvishe ugiye kuyibasesenguraho wumva ivuga ngo iki? Iyi ni inkuru iri kugenda icicikana hirya no hino ku bijyanye n'abantu batwara imodoka bo cyangwa se n'ibindi binyabiziga barabyumva neza. Uri kugera ahantu hose inkuru yabaye inkuru uri kuganira n'umuntu wese ukumva ibitekerezo bye ngo nshaka kwiga imodoka, ariko mu kwiga imodoka kwanjye ngomba kuyigira i Rwamagana nkayigishwa n'uwo bita Emi cyangwa se Maestro. Uribaza Maestro ni muntu ki wasajije abantu bene aka kageni? Uyu Maestro rero bitari kuvugwaho n'umwe, nuko ugera ahantu bita Nyagatare ukavuga ati njyewe nabonye perime nkoze rimwe gusa nyikorewe n'umuntu bita nyihawe n'umuntu bita Emi Maestro. Wagera Kigali ukavuga ati hari umuntu umwe ushobora kukwigisha n'umwarimu yigisha rimwe gusa mu minsi 15 ukora ikizamini ukaba wabona perime yawe. Uyu muntu bamwita Emi Maestro. Rero kugira ngo tubabwire neza uko ibi bintu bigiye gutangira, twohereje umunyamakuru wacu wa Kigali 500 TV. Ni umuntu bita Hassan Nyawe ari kumwe n'umuntu bita Director Segwe cyangwa se umuntu bita DOP, umuntu uyoboye amashusho udufatira amashusho meza cyane mujya mukunda kubona bamwita Segwe Pro. Ahangaha rero tugiye kumuhamagara twumve neza niba amaje kugera kuri tere neza, ubundi atangire abakurikiranire iyi nkuru neza tuyive imuzi n'imuzingo. Twamutumye yuko agomba kujya kuzana ibinyamiziga byose biri kugaragara hariya kuri kiriya kibuga cya Iga cyangwa se cya Iga kubigisha driving. Akanadufatira amakuru ahamye ese koko ibyo bavuga kuri Maestro ni ukuri? Biraba ari ukuri kwa nyako kuko araba yageze kuri tere kandi baraba biri kubifata live. Ntago ari ukuvuga ngo ni ibintu biri twafashe biri audio, ni ibintu biri ku mashusho. Niba abapapira nabwo turabimenya, ariko kuri guhari bitewe n'ibimenyetso turi kugenda tubona hirya no hino biragaragara ko ashobora kuba ari ukuri. Reka duhamagare Hassan Nyawe twumve kuri studio za Kigali 500. Alo Niyo P. Ari ku murongo ngo Hassan Nyawe. Ndakumva neza, ndagukurikiye mu murongo 5 kuri 5. Aha turi muri studio za Kigali 500. Turakubaza ese waba wageze kuri icyo kibuga udukurikiranira amakuru yose ku murongo? Murakoze cyane kuri studio za Kigali 500 TV. Nkuko nahagurutse aho ngaho ngiye kuri tere muri Rwamagana, nibyo koko nari ngiye gushaka amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino, ndetse ari kuvuga ku musore uri kugenda acicikana muri aka karere ka Rwamagana. No musore muri bamwe bigisha ibinyabiziga koko nkuko navuye aho ngaho mbibabwiye ko ariho nsimbukiye. Ubu tuvugana nageze ku kibuga neza,
ni ikibuga kiri Rwamagana, ni ikibuga cya Yiga nk'uko nagiye mbivuga ngenze mpashakisha kuko ntabwo nari mpazi neza, ariko ubu tuvugana nahageze rwose nk'uko bibona hari ibinyabiziga byinshi bitandukanye ndetse bamaze kundangira uwo musore, bamaze no kumunyereka ngiye kugenda nganira nawe ndetse nabereka uko byifashe ku makuru twavugaga tumenye niba ari ukuri. Mwatwemerera tugakonegita amashusho yo kuri icyo kibuga tukayahuza na televiziyo? Nta kibazo mwabikora, ndi kumwe n'umusore wanjye hano twajyanye kuri tere, ari inyuma y'amashusho bwite, ni Director Segwe, ngira ngo noneho mushatse mwabihuza kugira ngo twereke abanyarwanda neza ibya bindi biri kuvugwa niba ari ukuri cyangwa se uyu muntu bari kuvuga sibyo bamuvugaho ni ukuri. Reka natwe turahari kugira ngo tubikurikirane. Wakira amashusho hanyuma abadukurikiye bakabibona. ahantu ngenda ntambuka bambwira ko umuntu bitayeme kuri iki kibuga cy'i Rwamagana ari we muntu wigisha imodoka, abantu ukabona ko babimenye, ndetse ngo abantu bigisha imodoka hafi ya bose baratsinda. Ubwo nanjye niyo mpamvu nari kukubaza nka muntu hamenyereye, ese wowe ameze ate, ni muntu ki, ese w'imodoka yigiye he, niba hari ibintu waba utuzi? Emi amaze igihe muri ibi bintu bya Etoekore. Emi arazwi hano Rwamagana, yahakoze imyaka myinshi, azi kwigisha nk'uko amakuru natwe agenda duha, kuko hari abatsinze benshi. N'imodoka ye iba iriho n'abantu benshi bitewe n'uko umuntu aba kompara n'izindi. Ubwo rero umuntu uba ufite abakiriya benshi, ni ikigaragara yuko aba afite ubuhanga bwo kwigisha, kuko ntago wajya kwigisha abantu ngo ugire abantu benshi atari konegisiyo y'abandi bagenda batsinda ngo bamuhe abandi. Tugende kutwereka uwo Emi noneho natwe tumwirebere turebe uko biba bimeze. Kamera twagiye. Nahangaha hafi? Nahangaha. Naha bari kwiga imodoka? Okay. Emi nuriya. N'uyu uhagaze imbere? Ufite badge. Okay. Salama Emi. Salama. Meze utese? Bisawa cyane. Ibintu ni neza? Ibintu ni amahoro. Njye nitwa Hasani, nkora kuri Kigali 500 TV. Nje ngushakisha, abantu bagumye bakumbwira kuva kenshi, nturutse mu mujyi ariko abantu bakumbwira. Bite gato uyu munyeshuri atakugonga hano bahita kuri iyi gato turi kuri. Okay. Maze igihe ngenda ahantu henshi rero, yaba mu Mutara, nagiye mu Mutara ahantu bita Rukomo bambwira izina Manuel. Abenshi bambwiraga ngo ni Emi. Hanyuma aho nari ndihuye ahantu kurya nyuma, hari umusore wambwiye ngo wazaza kwigira imodoka i Rwamagana, ngo hari umuntu bita Emi, ngo w'umwarimu wigisha imodoka, ngo ariko ngo umuntu yigishije ngo niba ubasha kubona perimi. Nkibaza umuntu kuva ihuye cyangwa kuva mu Mutara kaza ahangaha, Emi ugiye kutwibwira Emi uri muntu ki mbere yuko twinjira amukwigisha imodoka? Nuwango ako kazina ka Emi nibyo bakubwiye nibyo koko, ariko abenshi banze hano kazina ka Maestro. Okay, niko bakuziho. Ni ukuvuga ngo umwuga wanjye hano no kwigisha imodoka. Ni ibintu mazemo igihe nkabikora nk'umuntu ukora ibintu azi, niyo mpamvu rero umuntu abashije kwigisha nahaye umwanya nkamwigisha akora rimwe ubundi. Nibyo byanjye. Ari igihe umuntu ashobora kukubwira ngo umuntu witwa Emi, ukibaza ikibuga tugezeho kiriho imodoka nyinshi turi kureba ahangaha muri iki kibuga, ukibaza ushobora kuba harimo abarimu benshi. Ese Emi ni irihe banga wowe ukoresha kugira ngo wigishe abantu imodoka babashe gutsinda? Ese wowe imodoka wayigiye he? Imodoka nanjye nayigiye hano kuri iki kiwanja, ariko mumaze igihe no guturuka 2012, urumva ko ari ibintu mazemo igihe cyane. Ubwo rero n'uwanga ibanga nkoresha kugira ngo umunyeshuri nahaye serivisi agende yishimye, cyangwa se icyamuzanye niba yaje gushaka iyo kategori agende yayibonye, nuko muha umwanya
nkamwitaho cyane bigatuma umunyeshuri abona ko wakoresheje uko ushoboye kose ukamugeza ku cyo ashaka. Ibanga yo nta rindi ni ugutanga serivisi nziza, hanyuma no kuba niyumvamo nk'umuntu ufite experience mu kwigisha. Hanyuma bitari banga wigisha imodoka ni irihe shuri ukoreramo ubarizwamo? Na Alpha Driving School i Rwamagana. Izi modoka zose ziri hano ni za Alpha? Izi modoka zose ziri hano ni za Alpha. None se mfite ikibazo kimwe. Kamerama turebe ko ari konzi ko gateguriza amakamyo zitabarirwa mu mashuri zibarirwa ikavumo no muri Alpha barazigira. Muri Alpha barazigira, urabona ko ari nyinshi cyane, ahubwo dufite hano dutanga kategori D, tugatanga kategori C, tugatanga kategori E, tugatanga kategori D1, tugatanga na F. Nuwango kategori zose hano muri Alpha Driving School ziraboneka. Zose ziraboneka. None ubwo tugiye gukomezanya utwereka uburyo wigishamo imodoka ndetse nawe ubwawe uburyo ubikoramo, nibwo tugiye gukomeza utwereka. Noneho turebe niba abantu ibyo batubwiraga ari ukuri. Aba bantu bose bari hano niwe barindiriye. Aba ni abanyeshuri baje kugira ngo nabo tubafashe, nyine bose bafite ibizamini, bari kwitegura ibizamini. Usibye ko uyu munsi ari ku cyumweru, nyine ubu turi imbere ya saa sita, turabona ko abenshi bagiye gusenga, abenshi niho bakaje. Ndetse nkuko nagoza mbibabwa rero, urumva kuko ni n'ibintu bitangaje, ayibona imodoka imwe cyangwa se umwarimu umwe ahagazweho n'abanyeshuri benshi cyane bangana gutya, mu gihe ku murongo w'izindi modoka nta munyeshuri wundi uhagaze, bishobora kuba wenda bya bintu batubwiye ari ukuri. Reka tujyane nawe rero muri aka kanya turebe ukuntu agiye kwigisha imodoka, ndetse nawe ubwe araza kujyamo twerekere. Nanjye uyu munsi ndahava ngiyemo, siko bimeze? Ni gahunda. Hanyuma mu kanya rero tureka tubanze, hanyuma ndakubwira n'ibindi bikomeje. Kamerama twagiye kuri iyi modoka turebe uyu munyeshuri ukuntu ari kwiga. Iyi ngiyi bayita parikingi. Uranguye ni parikingi, ni ikizama akora akagikora mu minota 7. Mu minota 7 ni ukuvuga ngo ni ukwinjira no gusohoka. Ubu nibwo yinjiyemo duhari. Reka tubariye minota turebe ese aba yabikoze. Ubu reka tubare ko amaze umunota umwe. Uyu ni umwe mu banyeshuri bari kwitegura examen vuba, araza gukora muri iki cyumweru. Amaze kwiga iminsi 11. Ahanga ndakwigisha iminsi 15 ugakora ikizame ukabona perime. Reka turebe. Ubwo uraza kutwereka kugira ngo amenye ko imodoka yagezemo neza, abigenza ati? Kuvuga ngo ahangaha kugira ngo tumenye ko imodoka yagezemo, nuko nuvuga ni parikingi igizwe n'ibiti 8. Ni ukuvuga ngo iyo imodoka yagezemo hagati muri bino biti 8, so ubanga imodoka yagezemo. Impamvu mubwiye ko imodoka yagezemo rero hari icyo dushingiraho. Urabona aka gati ko mo hagati kagomba kuba kagabanya imodoka mo kabiri. Noneho ka gati k'inyuma hariya kagomba kuba naho kagabanya imodoka mo kabiri. Hanyuma rero iyo afanda gukoresha ikizamini ahagarara nakareba ko imodoka irimo indani muri parikingi yingiyemo neza. Abo ni minota 7 bari dufite na 30 na 44 ubundi 6. Gaturebe agiye gukoresha iminota ingahe. Uyu ni umuhanga cyane, n'umwe mu banyeshuri nizeye nabo bagomba kuzakora rimwe. Ubu tuvugana amaze iminota 3. Sawa. Bivuze ngo ubu ngubu wakoresheje iminota 3 kwinjiramo no gusohoka. Ugiye kwa maestro. Nuwango ugiye kwa maestro uraza nkaguha definition y'imodoka. Ubundi umunyeshuri mu bwenge imodoka igira ibirenge bitatu bitwaga n'amaguru abiri, umusamburi yaje agati feri buryo umuriro, batsa bakandagira muri yaje na feri ukaba kuri feri ugafata karugakiramo vitesse ukarekura muri yaje gake gake imodoka agenda, wongera umuvuduko, wongera na vitesse, ugabanya umuvuduko, ugabanya na vitesse, ujya guhagaruka ukandagira muri yaje na feri ukuramo vitesse, uzanye imodoka usohoka. Iyo niyo definition y'imodoka. Ibyo bintu rero urumva ko mbivuga mu masegonda make cyane, ariko uraza tukayikwigisha ukwezi. Iyo tumwigisha ukwezi n'ibyandi tugenda iyo ni definition y'imodoka. Ubwo mba nyivuze nka maestro nyine nk'umuntu ukora ibintu azi kw'ibintu byanjye, ibintu bamazemo igihe. Uretse hano ku kibuga hari ahandi ugiye kubigishiriza? We nahanga iyi ni hoteli twigishirizaho. Ni naho mukorera circulation? Tukabajyana no muri circulation kugira ngo bamenye gutwara mu muhanda, bamenye kubisikana n'izindi modoka, mbese bamenye uburyo azajya atwara ikinyabiziga mu muhanda. Nuvuga ngo amasomo yo mu kibuga, retroviseur, gusubira inyuma tubyigiraho hano mu kibuga, na parikingi, hanyuma na demarrage. Urabona ruguru hariya kwa kara gasozi niho twigishiriza demarrage. Nuvuga ngo zira modoka urebayo nizo zigisha demarrage. Ubwo nuvuga ngo mwigisha ibya hano
biriya nabyo bigira abarimu babyigisha. Ubwo yamaze kumwigisha ibi bya hano aragenda akajya no kwigira kwa ziriya modoka nazo zifite abandi barimu. Ubwo wenda naho muraza kuhagera murebe uburyo babigamo demarage. Noneho uri umwarimu umunyeshuri akoresheje iminota 3 tugiye kureba nkawe umwarimu noneho ni iminota ingaho ugiye gukoresha winjira muri parking tubonye hanyuma tunarebere noneho ba bantu ese umuntu baza kureba nawe arabisobanukiye ku giti cye. Mu gihe umunyeshuri akoresheje iminota 3 nanjye ngiye kwibara hano tuze kureba wese urakoresha ingahe. Twagiye ku modoka yawe. Yes, nk'uko nabibabwiye rero uyu ni hano ku kibuga ni bari kwigisha imodoka ni ishuri Alpha Driving School nk'uko bamaze kubitubwira. Uyu ni umwarimu rero ugiye mu modoka mu gihe hari harimo umunyeshuri akoresheje iminota 3 tugiye kureba ese we arakoresha iminota ingahe. Cameraman ntukureho kamera hanyuma turebe mwarimu we agiye gukoresha iminota ingahe. Twagiye yinjiyemo saa 5 n'iminota 49. Ninde uri buturebere ko yagezemo niwe munyeshuri maze iminsi uze hano imbere turebere niba yagezemo turebe n'iminota akoresheje. Ibintu ni sawa. Okay. Ubu tuvugana ni na 50 ese arakoresha iri munsi y'umunyeshuri yakoreshaga cyangwa? Wow. Umunota umwe wonyine cyakoze uranza ko bya bintu abantu batubwiye ari byo byonyine kabisa. Reka tuganire na bamwe mu banyeshuri bari aha ngaha hanyuma kamera megira hino. Niwe wari uri mu modoka? Niki cyatumye uza kuri iri shuri rya Alpha Driving School ndetse kugira ngo wahitemo umwarimu bita Emi ndetse n'umushari n'agahimbano bamwise ni wabimubwiwe niki kugira ngo uhaza aha ngaha? Cyatumye nza muri ishuri rya Alpha Driving nuko numvaga nifuza kumenya imodoka. Ikindi kandi abandi bantu bakagenda bambwira tuzajye ku mwarimu witwa Emmanuel azi kwigisha. Rero nibwo naje njya kwa Emmanuel aranyigisha mu gihe cy'iminsi 20 maze niga. Ubu kwa kane nibwo nzakora examen ndumva imodoka narayimenye kandi examen rwose nzayikora kandi nzayitsinda. Bavuga ko iyo umupolisi ari gukoresha ikizami akoresha iminota 7 kuba bagiye muri parikingi ariko aho twabirebaga ukoresheje iminota 3. Ese urumva neza ko igihe uzaba uri imbere y'umupolisi n'ubundi uzabikora nkuko wabikoze? Cyane rwose nzabikora nkuko nabikoze pe. Tugushimira akoze cyane. Reka tureberera ari n'umukobwa nawe nago turi hano tutamuvugishije uyu munsi nawe tugusanze no ku kibuga nawe aje kwiga imodoka. Ndo umunyeshuri. Provisoire warayibonye se? Wayikuye hagana hehe? Nakoreye hano n'ubundi Rwamagana. Kugira ngo ujye gukora provisoire wabanje kwigira muri heshuri nabyo ni muri Alpha? Niho wabone provisoire? Yego. Wakoze kangahe kugira ngo ubone provisoire? Rimwe ryonyine. Uyu munsi rero tugusanze ku kibuga waje kwiga ndetse wahisemo umwarimu nkaho abandi bose bahisemo. Ufite ikizere ko uzatsinda ukahita pona perime? Nta muntu wigira kwa maestro ngo atsindwe. Aho tsindwa? Urateganya gukora ikizamini ryari? Nzakora ko 18. Nzagaruka kureba ko ubundi wayibonye. Uwo munsi w'ikizamini nanjye nzaba mpari kugira ngo menye ese koko wayibonye cyangwa ntiwayibonye. Zazufane. Reka twizere ko noneho uko bavuga Emmanuel ngiye nibyo nabanze kumenya kuko nari kuyihuye ndikora no mu Mutara ni naryo naje ngenderaho. Reka nizere ko abantu bahigira bose batsinda nta kibazo. Nta muntu utsindwa. Nta muntu utsindwa. Ntabwo bikunze. Birashoboka kuba ari nawe muntu usanze afite abanyeshuri benshi bangana gutya. Narebye ahantu hose nsanga n'abandi banyeshuri bahari. Biragaragara ko ashobora kuba bashe.
uyu yaratsinze ejo bundi. wowe warahatsindiye? Njye naratsinze. Yarakwigishije? Yaranyigishije, nashatse provisoire mu kwa kabiri mu matariki ya mbere, nza no kuyibona muri uko kwezi. Haburaga amatariki yo gufata kode bari barayahagaritse, ariko tuza gukurikirana habaho ibintu byo kongeramo mu myanya yari yarasigaye. Tica rero niwe abari hafi aho akurikirana no ko amakode ari kuboneka, aza kumbwira ati kode zabonetse yandikishe. Muri uko kwezi n'ubundi ahita abonamo kode ku itariki 28 z'ukwa kabiri, mpita nyifata, ariko icyo gihe haburaga iminsi 14 kugira ngo ikizami kigere, kandi ntabwo nari nakizi. Arambwira ati njyewe iminsi 10 uzaba uzi gutwara imodoka kandi ujye no mu kizami utsinde. Banza kugiraho ubwoba, aza no kumbwira ati njyewe nzanakwishyurira uzayama bamaze gutsinda, ndabizi ko imodoka itazakunanira. Twize iminsi rero igera mu 10, ahita anyereza kwiga demarage, nyiga umunsi umwe, ndongera mu gitondo mbere y'ikizami ndongera ndayiga, nza mu kizami ku itariki 28 z'ukwa kabiri. Ninjye muntu wakoze bwa mbere ko yari yamaze ubwo barambwira ati ndabizi neza uri butsinde ko imodoka warayimenye. Nagiye mu kizami mbanzirije abandi hano, ngendera ku cyizere yamaye, kandi nabonaga ko n'ubundi namaze kumenya imodoka. Ndakora, nakoze ndi umunyeshuri wa mbere, nanjye wahise nsindire perime bwa mbere uwo munsi. Wayikoze uratsinda wikesheje uyu mwarimu? Munyejeje maestro. Urakoze cyane, reka tubashimire. Naramuzaniye n'undi munyeshuri. Uvuga ngo umuntu uhigiye agatsinda ahita amuzanira n'umunyeshuri. Ubwo nanjye nagiye kwibaza impamvu uri hano kandi waramaze kubona perime. Nubwo buryo najemo, wari uje muherekeje. Kamera twagiye rero, reka turebe ese koko uretse uyu munyeshuri wo muri Alpha Driving School Emi ukora ibitangaza cyangwa se akigisha abantu mu buryo bworoshye cyangwa se bwihuse cyane bakamenya ikinyabiziga ndetse bagatahana na perime, ese n'abandi barimu bahari yaba ariko bimeze? Ese izi modoka koko zose ni za Alpha cyangwa hari n'irindi shuri rihari? Nibyo tugiye kurebera hano muri iki kibuga ngo turebe ese koko niko bimeze. Reka tubanze tuvugane Emi, reka tuvuganeho gatoya, utwereke noneho abashoferi bizi modoka niba bumenyereye ahangaha nabo turebe kuri iyi kamyo cyane cyane. Reka turebe iri kugenda, ariko mbere yuko dukomeza ujya kutwereka abarimu bizi kamyo, ushobora kutubwira nimero yawe cyangwa se ku bantu bamaze kukumenya bashaka kumenya noneho bari bukone kuri iki kiganiro bakabona na nimero yawe. Ku bantu bashaka kwigira kwa maestro muri Alpha Driving School i Rwamagana, nimero ni 0788 53 29 83. Iyo ni nimero ya mwarimu. Wayisubiramo? 0788 53 29 83. Dukomeze hariya turi mwarimu w'ikamyo. Mwarimu w'ikamyo. Kujya baza bareba maestro ku birenge bitatu bitwaga n'amaguru abiri, musamburi yaje hagati fero ry'umuriro bayatsa bakanagira muri yaje na fero ukaba kuri fero ugafata akariro gakira mu vitesse ukarekura muri yaje gake gake imodoka ikagenda wongera umuvuduko ongera na vitesse. Uyu niwe mwarimu wigisha ikamyo hano kuri kategori C. Salama wangu. Salama. Meze neza se? Meze bitese. Je ni twasa. Habonetse ko muri kudufotora mwana mutaragusaba uburenganzira. Oya baburetse mwana baburetse. Mwarimu wigisha kategori uyu nguyu kuzana agaceri Dar es Salaam. Meze bitese. Abanyeshuri kategori barazibona. Ndaza kujya mbona abo ntuma agaceri za Dar es Salaam. Amakuru se? Amahoro. Meze neza. Ni twasani Kigali 500 TV. Kumwe n'umukameramane wanyu utagira ngo naje ngenyine. Twasuye rero hano twaje kuri iki kibuga, twari tuje kwashaka umwarimu tumaze igihe twumva mu ntara zose zitandukanye batubwira ko hari umwarimu hano i Rwamagana uri kubikora ndetse agahesha abantu perime, ndetse dusanga atabikora wenyine kuko bamwe bamaze kubona gategori kuri we, hari ahandi baza mu kindi cyiciro. Batubwiye ko ari we mwarimu w'ikamyo. Nibyo niko bimeze? Yego niko bimeze.
yes. Abarimu abanyeshuri bari kuzibona neza baraza bari gutsinda bakava kuri kuzindi kategori afite bakaza kabahesha izindi baratsinda neza cyane rwose umuntu wabyize neza akabikurikirana arabitsinda rwose nta kibazo. Ni ukuvuga ngo nahoze nibaza nibyo nabazaga ntabwo menyereye ko amakamyo ashobora kubarizwa mu ishuri runaka numvaga abarirwa aho bita Kavumu ariko sinari nzi ko muri Alpha Driving School nabo bagira ikamyo ku buryo umuntu yaza gukorera hano. Ni nabyo byantangaje rero bituma mubaza ngo ese yaza akanyereka umwarimu wigisha ikamyo ahangaha. Oya ikamyo hano irahari Rwamagana muri Alpha Driving School zirahari murabibona ko zihari kandi abanyeshuri baranyuramo neza mu makona urebye nicyo kibagora ariko ubundi baranyuramo umuntu wabyize neza rwose arabikora neza nta kibazo. Wabyize neza arabikora. Ndabona uri yaciyemo buragiye kugaruka yagiye kugaruka agiye guca ku ruhande agaruka ze atereho yongera amanuka agiye kunyuramo. Kamerama turebane n'iyi kamyo noneho turebe n'ibya biri niwe wa mwarimu atubwira niba ari byo ese iyi kamyo igiye kuza aziteremo izikona anasubira inyuma ni nabyo tugiye kureba kuri kamera. Tugiye kubireba tugiye kureba ukuntu agiye kuzamuka aze ace ku ruhande ubundi agenda yihaho metero 3 hariya impande y'imodoka n'amakona hanyuma akagenda agashakisha ari amakona akanyuramo akaringaniza akanyuramo neza nta kibazo. Ese uba wabanje kubireba ko imodoka bayizi neza wabonye ko bafite cyangwa twabanje kubisuzuma tuba twaje kureba ko bafite ubwo bushobozi bwo kuba yajya kwinyuzamo wenyine nta kibazo. ubona yagiye kugira impungenge z'impamvu waba wamuretse ngo aze ari wenyine ajye mu impamvu mba namuretse nuko mba mbizi ko ari bugenda akanyuramo ariko aramutse agize agakosa akora nabwo umuntu aramukosora niyo mpamvu tuba turi hafi yiwe gutya. Reka turebere hamwe noneho uburyo agiye guhiteramo turagenda tukamukosora rwose nta kibazo. Ni nacyo muba muhabereye. Nicyo tuba tuhabereye. arabura gukata hirya hari akantu gatoya cyane urigira imbere gatoya boss aho hano ngubu igikurikiraho ni ukuringaniza kabine yiwe na terera. Uvuze ngo nukuringaniza araringaniza kabine na terera kugira ngo abashe kubibona neza. Ngwino aho aho ngaho gorora kameraman igira hino gato turebe mwarimu adusobanurire burya hari abantu batabizi. Igira hino gato ya kameraman ubwo iyi niyo kabine abantu batabisobanukira. urabona kugira ngo abashe izi modoka ubundi ziba ari ebyiri ngo hari imbere atwaye hari n'iyinyuma yagenda inyuma agenda ayobora iriya y'inyuma uretse gatoya ngo rero kugira ngo zibashe kunyuramo zombi nuko iyinyuma ibiringaniye n'iyimbere terera ibiringaniye na kabine terera itaringaniye na kabine ntago ashoboye kunyuramo rero agiye ubu ngubu agiye kugorora amapine tugende tunyuremo neza. Icyo numva rero mwarimu ushobora kuba ufite ubuhanga niba umuntu ashobora gutwarira imodoka ebyiri icyarimwe iryo banga ndumva nta bantu bose batarifite. Tugiye kureba hano turebe uburyo iyi modoka ikururana igiye kunyuramo mwaya makona hano agenda hari kugira ngo ndebe ese koko ibyo batubwire muri Alpha nibyo bihari cyangwa siko bimeze. Niko bimeze twagiye ngaho kwa Tadiboyi gatoya garura hino iwawe garura hano garura iwawe cyane subirayo iwawe gato gake iwawe subira Tadiboyi garuka iwawe subirayo gorora urabona ko hano yamaze kuyishyiramo tayari yayishyizemo hano iraringaniyemo neza. Ikintu abagiye gukora ni ugucungana n'iyi myanya yiwe kugira ngo itaza kuba yavaho ikamucika. Kata kwa Tadiboyi gatoya gorora hano ubu ngubu ibirimo neza rwose nta kibazo no kuyicunga ikagenda ikagera. Ikintu kimubwira rero kari bugenda akagera ni ukuringaniza iriya reflector yiwe ikari akantu kari inyuma ya kabine gafashe kuri kontineri nikagenda acungana no kugira ngo itaza kuba yamucika ikava mu murongo. Hanyuma ku kizami cya bakora ibizami bingahe? Bakora ibizami bibiri harimo iki ngiki harimo circulation akabamo n'amakona ibyo bizami byonyine bikora nibyo bizami byonyine bakorwa.
abanyeshuri urabafite baritegura gukora ikizamini neza? Abanyeshuri barahari rwose. Aba bose n'abagiye gukora ikizamini? Bara bose n'abagiye gukora ikizamini. Okay. N'abitegura gukora ikizamini mu gitondo. Baritegura gukora ejo kuwa mbere. Buriya nuriya wari uri mu modoka aritegura gukora ikizamini? Uriya ntago azakora ejo, azakora kuwa kane. Azakora kuwa kane? Urumva ko n'utungutu turi kugenda tumukosora maze aba yatumenya, azaba yadusobanukiwe. Okay. Reka tugushimire, urakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Hari nimero yawe se watanga kugira ngo umuntu azaza gushaka? Nimero yanjye ni 0782 27 yego 36 92. Amazina ni? Nitwa Siriyake. Siriyake. Ku muntu ushaka kuza gukora kategori ya yaza gushaka hano kuri Arufa. Nshaka hano rwose. Ndabona ibintu bikora neza kandi bakugenda bayobora. Nizere ko ibintu bizagenda neza kandi bose bazaza bakugana. Yego nta kibazo. Turagushimira, akoze cyane. Namwe murakoze. Ese nguko nababwiye rero nakomeje kubabwira ko ndi kuzenguruka hano mu kibuga ni Arufa Driving School. Twahereye ku mwarimu twavuyemo ntara batubwira tuje kumushakisha hirya no hino ariko twamubonye. Bituma rero tugira amatsiko kugira ngo tuzenguruke turebe ibikorwa bikorerwa ahangaha. Ese kategori zose barazitanga. Urabona ko tuvuye ku ikamyo itanga ndetse tugeze naho kugira ngo bazagere kuri hahandi hose babona za kategori zose aho bita demarage. Turi kumwe n'umwarimu wabo agiye gutangira twibwira hanyuma tunamuganize. Wiriwe neza? Wiriwe. Amakuru ni meza. Watangiye twibwira amazina yawe? Nitwa Gasoni Jumapiri. Abandi umwarimu muri Arufa Driving School. Bakunze kutubwira ko abanyeshuri benshi bahira muri demarage. Nirihe banga ukoresha kugira ngo abanyeshuri wigishije be guhira demarage babashe kubona kategori? Tubasansibiriza kwiga bihagije kuko ntago umunyeshuri impamvu wumva ngo abanyeshuri baratsindwa ni wa mwanya mukeya abatabihaye agaciro kugira ngo azabyige. No abanyeshuri bacu impamvu batsinda tubasansibiriza kwiga umwanya uhagije. Byibura kaza kiga nk'iminsi nk'itanu akabasha kuba yakora demarage kuko demarage ntago ari ikizamini kigoye cyane ariko impamvu batsindwa nuko aba yibihaye umwanya muke wo kwiga. Twere icyo tumusansibiriza ni ukwiga kugira ngo byibura buri gisomo ryose bisaba kugira ngo uryige urimenye. Tugusanze uri kwigisha rero mbere yuko hari uwo wigisha turashaka kureba ese wowe ubyigisha koko urabikora nkuko abaza bakugana nabo bashaka kubigisha. Tugiye kutwereka uko demarage ikorwa none tunarebe n'abanyeshuri bawe bari kwiga uko bimeze. Okay, reka turebe none ira modoka ize hanyuma turebe uko bikora wowe ubwawe. Turajya imbere hariya kugira ngo tukurebe neza. Murahagarara hano nta. Ahanga ku ruhande. Okay. Cameraman. Mbese ngira ngo mwabibonye rero turi muri Arufa Driving School. Twaje tuje gushaka umwarimu umwe batubwiye ariko twahageze dusanga noneho n'ibindi twaje dusanga ndetse batanga kategori z'ubwoko bwose tumba tugize amatsiko yo kubireba nayo mpamvu. Ariya n'umwarimu rero winjiye mu modoka tugiye kureba uko akora demarage ku giti cye wenyine hanyuma namara gukora demarage turebe ese koko niba yikoze abandi bayikora gute abayigisha. Hanyuma ubwo nuhaguruka urafunga kangahe? Nuko ufunga kabiri ko ikizamini cya mbere gihera hano mu guhaguruka. Umunyeshuri kugira ngo demarage ikorwe nuko abakandagira ambriage hasi na feri. Nk'ubu arekuye feri imodoka ihita isubira inyuma ikagonga ibiri inyuma. Bisaba kugira ngo ashyiremo vitesse ya mbere. Namara gushyiramo vitesse ya mbere akuremo iyi feri ya mbere. Ubundi no mbere ya byose abanza regere imodoka ibanze igiye ahandi hagati muri ya garage. None ave kuri feri ubundi afate ku muriro. Namara gufata ku muriro arajya azamura ambriage imodoka agende kwa kundi muri ambutiage. Okay, none ugiye kuzamuka? Ngiye kuzamuka none mbereke aho umunyeshuri agomba guhagarara. Kamera igera imbere none turebe ari agatoya. Agendana agahagarara. Tugendane nawe. Ubu ngiye gufunga muri aha hambere. Ikizamini cya mbere ni iki mwaha ku buryo imodoka nyishyiramo hagati na hagati itarenze rya kona ku buryo imodoka ifunzemo hano. Ubu aha ni ahambere. Urafunze. Ku buryo ririya kona riba riri imbere y'imodoka na ririya riri inyuma y'imodoka. Ku buryo ari nk'urupangu yafunga uriya n'imodoka ibiri imbere n'indi iri inyuma atagonga. Turakomeje none. Turongera dukomeze ikindi kizamini. Tukaza ubwo turaza dukurikiye ntiturenge iri kona ry'ahangaha twagera hano tugahagarara kuri rya kona rya ikizamini kiba gishoje. Nibyo umupolisi aba akeneye. Ugahagarara ugahita ushyiramo feriyame yawe
ugashyira puwemoro ya mbere ukazimya imodoka ukava mu kinyabiziga cyawe. Ahangaha biba birangiye ikizamini kiba gishoje. Niyo mpamvu rero mubwira iki kizamini iyo abanyeshuri gishyizeho umuhate byibura nk'iminsi 5 aba amaze kubikamira akaza agakora ikizamini nta kibazo. Ariko hari igihe nkatwe tugira imbogamizi tugahura n'umunyeshuri akaza aribwo bwa mbere aje gukora demarage atarigize yiga. Abo rero nibo bagenda bavuga yuko ikizamini cya demarage kibagora kubera ko nta masomo baba barahawe. Reka tugushimira akoze cyane ndetse muri Alpha Driving School batubwiye ko habamo na moto. Reka tujye kureba n'aba moto turese babikora bate, ese nabo barabikora binoza neza kuko aho tumaze kugera dusanze ibintu byose bimeze neza muri Alpha. Reka turebe n'uwa moto hanyuma nawe tumuganirize. Urakoze cyane. Amashuri yose bayasansibiriza abanyeshuri babo bajye biga. Sawa urakoze cyane. Nyango mabibonye rero muri Alpha Driving School aha ni kuri demarage. Uyu ni umwarimu yatwereka uko bakora demarage mwabibonye. Reka turebe uwa moto ese arahari abikora gute hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Kamera twagiye. Nk'uko nabibabwiye rero nababwiye ko muri Alpha Driving School harimo kategori zose. Iyi kategori tugezeho mwari, iyi kategori tugezeho yitwa nguki? Iyi ni kategori D. D. Yego. Itandukanye na B. Itandukanye na B. Iyi kategori ishobora gutwara abantu bangahe ku muntu? Ishobora gutwara abantu 18 no hejuru yabo. No hejuru yabo. Yego. Watangira twibwira amazina yawe nubwo twabanje kuvuga ibya kategori kuko nigo cyarebaga cyane. Yego, amazina yanjye nitwa Emmanuel Bayingana. Yego. Ariko nkaba nzwi ku izina rya Tuza. Okay. No kuvuga ngo rero hano muri iki kibuga niwe utanga kategori ya D. Yego. Abanyeshuri urazibaha neza ko arimo abajya bavuga ko bibagora kuzibona? Mbo abanyeshuri baranzi mba service neza, uwitwaye neza yankurikiye aratsinda pe. Aratsinda. Yego. Nje nkigera hano byantunguye naje nje gushaka umuntu umwe ariko nkigera hano nsanga ngo ni ishuri rya Alpha Driving School ntabwo ariko nari mbizi ko nabonaga hari imodoka nyinshi none nzengurutse muri iki kibuga cyose nsanga imodoka zose zanditseho Alpha Driving School. Hanyuma ngeze kuri E ngese ndeza na demarage ariko naje gusanga hari na D. Nayo mpamvu nanjye nkwegereye ngo iyo D utubwire ese abantu bajya kubona D babanje kubona ihe kategori. Ubundi ujya kubona D babanje kubona kategori B. Ya B. Yego. Abuze ivuye kuri B bireme ko wahita waza gukora ugakorera kategori D. Aha ngaha ubu tugusanze uri kwigisha irihe somo? Mbo ubu ndi kwigisha isomo bita yellow corner. Yellow corner. Iyi ngiyi yasimbuye rivanse zakorerwaga mu muhanda noneho bayizana bayimurira mu kibuga. Yego. Ubu bari kubikora neza urabona babizi? Baragerageza rwose. Nanjye urampaho numve. Yego rwose. Cyangwa hari ubikoze neza. Cyangwa hari ibyo ndibanze kwereka. Kameraman nanjye ningiye ugiye kujya muri nkayango ndebe iri somo bazanye rishyashya hanyuma nanjye ndebe ko nagerageza kurikora. Siko bimeze? Ni mu kanya gatoya reka umunyeshuri wavemo nanjye umeho numve none bamishobora. Ubwo urabanza niba uri burebe hari ibindi uri munsabe ubwo nibyo tugiye kurebera hamwe. Esa. Rero nanjye bugiye kubikora. Harimo nafata mikoro agiye kunyerekera niba ari ugutera rivanze. Ubizane ni kuri imeze. Irakora amayeri. Ngo ndibwinjire muri iriya mite nkomeza rivanze. Mbo. Biriho. Okay. Nuko ngo tugiye kugenda dusubira inyuma dushyiremo rivanse niturangiza dushyiremo double indicator hanyuma tugende noneho iriya kona yacu murayireba noneho turaje tugende tubure uriya mutwe hasi urumva dusigarana umweru n'umutwe hejuru icyo gihe nuramo kubuza umutwe hasi usigaranye umweru n'umutwe hejuru icyo gihe uhagararamo gatoya hanyuma ugatwita imodoka yawe yose uyikata iburyo hanyuma ukinjira muri iyo kona bisanzwe. Uvuga ngo ndareba cyane kuri la televiziyo. Yego. 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 Gihunge dore wayegere cyane hagarara wayibuze kandi nyireba ntabwo ireba niriya inyuma ushaka ko none ndeba. Ni iriya nakubwira ni irimo hagati. Ugomba gusubira inyuma wizeye neza ko amapine wagize gute agoroye. Sawa noneho tugorora amapine yacu
harimo nyinshi ntabwo hagarara none ahangaha hagarara aho ngaho none urabona muri televiziyo yawe urabona ipine y'inyuma igiye kuringanira n'iki na yakona yacu iki gihe turakata amapine yose ihehe iburyo tuyihunga twinjira ahubwo muri yerekona bisanzwe kata imodoka yose noneho yego komeza tugende rwose hanyuma nidushaka noneho turaterera amaso hakurya muri televiziyo yawe kwa shoferi sibyo rero kira kona yindi kurikira yego noneho urabona nubona ya nguni mu nguni y'ira mirongo nibwo butangire kugira gute kugorora imodoka yego bisaba rwose Okay, nuko nguko bikorwa rwose hanyuma ibisoje bone nk'iki ari nk'izami uvuza ihoni ukabanza kuramo na za double kinyoteri hanyuma ugashyiramo ikinyoteri cy'uko usohotse ugiye gusohoka wagishyiramo tugasohoka biraterwa n'aho ugiye gusohokera turasohokera turasohokera iburyo ndibaza ko isomo rifashe nguhaye n'amahirwe ngo wisubizemo wabikora nabikora sawa asante sana ngira ngo mwabibonye ko nanjye muri Alpha Driving School nanjye ninjiyemo mu modoka kugira ngo ndebe se koko nabikora nkabishobora bitewe n'umwarimu nyigishije kubera ko nyicayemo rimwe nibwo bwa mbere nzibonye birashoboka ko ibintu byose wabishobora ngira ngo bakugana nimero yawe nimero yanjye ni 0783 665 856 bayisubiramo 0783 665 856 tuza umuntu wese ukeneye gukorera kategoriya D yaza akakugana ni muri Alpha Driving School ni Rwamagana ngira abantu bose barabimenye bava ni Kigali bakaza n'abahuye ndetse bambwiye ko bagomba kuza ku gikorwa hano ngira ngo baza bakakugana umuntu wese ukeneye kategoriya D yaza ahangaha sawa urakoze cyane turagushimiye yego wa mwarimu none uyu ni wa munyeshuri waje muri iyi bahita ngo iki noneho ko ibintu byose bikora iyo uvuye hari uzana hano aka ni akandi karivanse bongeyeho urabona ko ibizame bya kategori B byahoze ari ibizame bine ariko ni bitanu ni ukuvuga ngo iyo uvuye muri sirikirasiyo uraza ugakora na kano karivanse hari uburyo bajyaga bakora za rivanse mu muhanda ariko ubu zasimbuwe n'aka ngaka kugira ngo bajye babasha kumenya guparika neza basubira inyuma bagiye guturuka imodoka hano hanyuma agende yigizemo hari amakara karivanse bivuze ngo iyo uvuye muri parking hariya aka ngaka bagakora iyo bavuye muri sirikirasiyo tugiye kukareba noneho kamerama tugendere rimwe turebe noneho agakora turebe bagiye nanjye ariko muraza kumpaho numva nawe uragakora ngaka no kwanga iyo ugakoze ukagatsinda ukurikiyeho kiriya kizami cya demarage ibizami byose bisigaye bikorerwa hano ku kibuga ibizami byose bikorerwa hano mu kibuga kuri kategori B sohokamo wayibonye n'umwe nawe mu banyeshuri biteguye gukora ibizame vuba ubu ntabwo ibyo mwigisha mba narabimwigishije ahageze aha ngaha araza nyine akajya mu modoka hanyuma iyo abyishe yakoze ikosa nibwo mukosora ubu gutya ameze nk'uri mu kizami hanyuma ibingibi ashobora kuza akasubirayo yaba yabyishe agasubira imbere ni ukuvuga ngo ubu ngubu hari mezire tuba twaramwigishije n'uburyo tuba twaramwigishije uburyo bagakora ubu nibyo agiye gukurikiza hanyuma rero iyo amaze kuyishyiramo avuza ihoni hanyuma nanjye nkagenda ngiye kumukosora ubwo ni ukuvuga ngo iyo mbonye irimo neza ubwo nyine mwemera ko imodoka yagezemo hanyuma buriya gukora iri somo nta gusubira inyuma nta gusubira imbere ngo hagarukemo n'ipaka uba wemerewe gukora akamanevure kamwe urabona ko hari umurongo uriya murongo bashyira imbere muri metero 3 niwo iyo ari gusohokamo no kuvuga ngo ntabwo aba agomba kuwurenga ubu ngo imodoka isubiramo hano washyizemo dubure kinyoteri iyo umaze kumwemera ko imodoka irimo iba igomba kuba yarenze aya makoni yageze no muri aka parikingi rebe ahangaha imodoka irimo neza cyane hariya yari irimo iri somo naryo niryo bongereyeho iri somo niryo bongereyeho hariya gakoze neza cyane
hanyuma rero tubwire umuntu aramutse ashaka kuza kwigira provisoire muri Alpha Driving School nabyo bambwiye ko mubigira biboneka kugira aho twigishiriza amategeko y'umuhanda kugira ngo abanyeshuri bose bazano kuri terminal yo provisoire kuko amategeko y'umuhanda niyo soko kugira ngo umuntu abone terminal ntabwo umuntu yaza gusa hano ngo yige aze yige imodoka ariko atabanje kujya kwiga amategeko y'umuhanda kwigisha abantu bafite provisoire ubwo keretse aje akakubwira ko hari indi mpamvu ituma ashaka kugira ngo amenye imodoka atazakorera permis cyangwa se kimwe nuko wenda ashobora kuza kwiga imodoka yarasanzwe afite uruhushya ariko akaba atakibuka gutwara icyo gihe umuha maîtrise ukamuhugura ariko abo twigisha hano ni abafite provisoire biteguye gukorera definitive. Reka rero tugushimire kandi tunagira ngo tukubwire ko mu bantu ushobora kwigisha imodoka cyangwa uba wigisha imodoka ushobora kubikora neza nk'uko bakomeje babitubwira kandi natwe twaje kubyirebera uyu munsi twabibonye neza urumva niba ahantu hose dutambuka bakavuga mu bantu bigisha imodoka noneho akarusho tugusanze mu ishuri rya Alpha Driving School bivuze ngo hari Jobless, jobless, jobless. Jobless, jobless, jobless. Jobless, jobless, jobless.